tega amatwi ikinamico twubakane njye nawe twiyubakira umuryango wishimye ufite amahoro ubuzima bwiza ndetse n'iterambere. muraho neza abateze amatwi radiyo muri aka kanya tubahaye ikaze mu ikinamico twubakane ndi Tuyishime Jadofisi. uyu munsi turatangira urugendo rw'ubuzima rwa Kazimiri, umusore uherutse gushinga urugo. nk'uko bimeze kuri benshi muri twe, Kazimiri arimo kugerageza guhuza inshingano z'akazi n'umuryango. iyo utangiye kubaka urugo si buri gihe byoroha kubona uburyo bwo gufata imyanzuro no gukorera hamwe nk'abashakanye, kuko hakunze kubaho imbogamizi nyinshi. mu gihe ukurikirana iki gice cy'ikinamico nawe wibaza, ese ubona imyanzuro mu rugo ikwiye gufatwa n'andi? reka tumenye ko Kazimiri na Janine babasha kubyumvikanaho. twandikire ku rubuga rwa Facebook rwa radiyo Musanze rwitwa RC Musanze. waduhamagara kandi kuri 0784 400 777 cyangwa ukohereza ubutumwa kuri telefone 0788 46 63 72. twubakane twubakane twubakane. Niko Karame akira nanjye nkiri iyo suka mu nzu mbanze nonse umwana ubanza shonje. wa mugani yibwiye Imbikire wayishyira mu nguni se nta kibazo. ese ugira ngo uyu munsi ntituwahinze da kandi hanini. areka mbanze nkoze uyu mwana akakira akanyonyo bebe wicecekere ubanza wari ushonje mama. ihorere nawe se Janine Karame nta kuntu tutari kuhamara kandi twahinze turi bane. nanjye nagize amahirwe umunsi najya ku ishansiye ndavuga nti nze ngufashe turebe ko twahamara da. ugira ngo se ntiwagize neza ahubwo se muri iyi minsi niba nta biraka bihari ubu sinaba nshaka imigozi y'ibijumba ubundi nayo ukazamfasha kuyitera. ugize ngo imigozi y'ibijumba iyo uzayitera ye kandi hari ahandi wahinze ntazi se? reka da ni muri uriya murima twiriwe duhinga. ariko se Janine Karame urarota cyangwa hari iyo ntuzi ko tuzabiba amasaka? mva pe njye numvaga tuzahahinga ibijumba byakwera bikadufasha kujya tubona ibyo kurya tutagombeye kujya guhaha. amugore ntumvangire none se ubwo nkuvangiye nte mugabo mwiza ko numvaga tuzajya tubikura tukavanaho ibyo kurya n'ibindi tukabijyana mu gasoko tukabonamo make. mvangire wa mugore we njyewe nahateganyirije amasaka sibyo niyera tuzabika ubundi tuzagurisha ibiciro byaratumbagiye. urumva neza? njyewe ndumva ibyo ntabishyigikiye Kazimiri. ni gute utabishyigikira ariko kandi wa mugore we ndabona utangiye kuzamura umutwe. ubundi se ni gute wicara ukitekerereza ibyo tuzakora ntunambwire ngo tubiganire? njyewe nkubwira se njyewe mugisha inama none tambwira ariko rero ubaze ubwo nakubwira nkandi njyewe nkugisha inama ariko ubwo ntunyumvira njyewe Kazimiri nkugisha inama. none se urugo si urwacu twembi. ni kuva ryari muri urwo rugo ufata imyanzuro nkayigenderaho? nubwo ari urwacu twembi ariko ni njyewe mukuru w'umuryango. ubwo rero ni njyewe ugomba no kugenga ibirukorerwamo byose. nyamara ibirukorerwamo tuba dukwiye kubiganiraho tugafatira hamwe imyanzuro y'icyatugirira akamaro. umva nkubwire wa mugore we ndumva ntazi ibyo urimo. reka nigire ku gasantere mbere ko mpora nabikora hanyishyura yikira kanamukoreye. ndumva nararaye zawe ntazivamo. yewe muri hano we nkomeje kureba ubwiza bw'inyana yawe sinataha pe. rego naraye ntacyo bitwaye mu dugu. nawe muri rwose dore ngiye no gutegura byinshi ntihabura. njye si iby'iwanjye bikaribwa nande muganiriza ayo mata nigendere muriha ibiganiro byanyu ni urukerereza pe. yewe ndabikora ariko ntubure gukomeza kuganira da. yewe urugo rwanyu kuruvamo biragorana pe. mwakirana abantu urugwiro mwibaniye neza mbese muri ntangarugero mu mudugudu wose pe ndabihamya. urakoze cyane mu mudugudu. intambwe mwateye mu mibanire myiza irashimishije. yewe ni ukuri urabivuga ukanyibutsa ukuntu twajyaga dushwana bya hato na hato. mbese sinzi uko nabivuga pe. ariko kuva aho ngiye n'umugore wanjye Kawera twitabiriye amahugurwa ku bijyanye n'imibanire myiza y'abashakanye. umva amahoro yarasagambye hano iwacu. ngira ngo urabyibuka mudugu? urabyibuka rwose tukibyara umwana wa mbere. cyakora nanjye ndahamya ko ari amahugurwa yatugirira akamaro pe. wahora neza.
nsigaye numva mbayeho neza kuko mbanye neza n'umugabo wanjye muri hano. Biranshimisha kubi rero kugera mu rugo rubanye neza gutya mu mudugudu nyobora, maze nareba ibyiza nk'ibi mwagezeho bikanezeza kurushaho. yewe wenyibutse ukuntu nari naranangiye umugore wanjye ampa igitekerezo cyo kugura iyi nka, none ninjye wishimiye umusaruro yaduhaye kumurusha. ntari wabyanze se ngo dushake umurima tugura? Kwari ukubyanga asabwa ko ariko nangaga ko tubiganiraho. Si bwo nyuma wambwiye uti nitugura iyi nka ikabyara dushobora kuzagurisha iyayo, ubundi tukagura umurima, noneho tukajya tubona n'ifumbire yo kufumbiza hamwe n'indi mirima dusanganywe. Amara warakoze cyane sheri. ahubwo si imirima yacu ntiwabonye ko isigaye yera neza kubera ko dusigaye tubona ifumbire nyinshi tuyifumbiza tuyikesha izi nka. Ahora ni ngaho mva ibyiza mwagezeho kubyivugira. cyakora byo tubikesha ko twahuguwe pe, tugasanga ko kuganirira hamwe ku byemezo dufata nk'umuryango ari byo biduteza imbere kurushaho. yewe ubuhamya bwanyu bwafasha benshi pe, gusa mureke ntahe burangiranye da. yewe muri haracyari kare muyobo. mpereza hano nigendere muriha, ahubwo muramuke kandi mwakoze cyane. ahubwo se waretse tukajyanirana ngwerekeje ko ngiye kuzana icyarire cyazo ngo zibone aho zirara hameze neza. nta kibazo rwose. kawe Karame. wowe usigara amahoro rero. yewe wagize neza kudusura. uramuka reka nanjye nsigara ntunganya ibyo kurya bagiye ku ishuri baze gusanga biri gutungana. kawe Karame. ndaje mu kanya gato mugore mwiza, ntabwo ntindaye. oya humura kibaju cyanjye, ubu rwose nushaka utarinda inyota. Njyewe uyu munsi ndakugurira unsaba imbabazi uti have disi icyokere winyicisha inzoga. nibyo se disi icyo wanjye. ntiwumva cyane, wumva ko numpamagara neza ngo cyo ndabikunze rwose. erega nawe uri umugabo mwiza ubaruta bose. uguze abagore bose uruta? ni bangahe se mugabo mwiza? abo ku isi bose bose ni wowe mwiza ubaho gusa. erega wowe ujya umfata neza ntawakuruta rwose. urakoze. ahubwo reka nze nkwereke sha nzana inzoga ubundi tuzivunira umuheto. umva rata bose, wambabariye ukampa byeri ebyiri aho, mpereza za zindi zikonje neza, zimwe zimanuka mu muhogo ukumva rwose ziraryoshye. urazishyura se cyoke? nyine urabigenza kwa kundi kwaje, unkubite mu gakaye uziyishyure ku y'undimo. none se ntuzi neza ko wowe wakoreye yose wayikopeje akaba yashizeho? oya nkwereke uko wayamaze se. bose ubwo se narayamaze, muri make ubejo nzaza gukora nishyura ideni. cyane rwose ko utwari warasigajemo twose ejo watumaze, uyu munsi wafasheho ideni kandi nta rindi naguha pe. oya bose njyewe urambeshyeye. amafaranga ugomba kunyishyura ni menshi cyane pe, mpereza inzoga n'inywere rwose. yego ni menshi, ariko nanone nawe warayanywereye kenshi kandi uranayarenza. njyewe nyarenza? oya aho urambeshyeye, mpereza ahubwo ugira vuba. hari inyuma hari ikirori hariya kintegereje. mpereza ureke ubwo buriganya. nta yindi nzoga naguha cyoke, sinizeye ubwishyu bwawe. ariko ko mbizi amafaranga yanjye arimo. nkwereke agakayi se, nkwereke inzoga n'amabroshete uba wariye ntiwishyure nkayabara mu mugezi uba wubakiye. bosi wanjye ariko nkundira gusanza mukomere cyane. cyoke ko mbona wirakaje bite? aho byihorera ibyanyu imbwa zibirwaniyemo. nduva ibyawe ntabivamo da. rata bosi wanjye bikora, ndashaka twa dufaranga twa ya mibyizi mwari mwanyemereye kumpa uyu munsi. umbura rwose wenda yaguha, ntugire ikibazo arahari, keretse ko nta na rimwe wakoresheje yaguhemba uko yakabaye. umva se n'ayanjye arahari, riga ndabizi winjijisha kandi ngirira vuba pe. wa mugabo we ntushaka gutera amahane muri aka kabari, amafaranga yashizemo kandi nawe urabizi. ashira amatisi. rata Kazimiri, ndakumva akira amafaranga yawe uri kwicyoke utazi ko yanywera n'ayabica. none se Kazimiri, ndakumva wangwa watse shaho kuba mpagaze mu mahina kandi nshaka kuhikura kigabo. reka ayo mahina uhoramo cyokere nkugoboke se, nkugoboke nte kandi. umva ibintu twikoze hanze mubwire ese kujya kuba unyihugikana icyo mbwira. nyura hano ariko nyura hano atakubona. wambwiriya cyangwa yewe sinshaka kabona ko nsohotse. ese ubu ninde uri kugenda ukwepa kwepa?
ubona bamaze kumpemba ukaza kunyihugikana hanze mbwira vuba nitahire. umva nyine iki urabona kambayeho pe. niyemeye ku mugore nzi ko ngiye kumugurira none nsanze ayo nakoreye yose narayanywereye. warayanywereye kandi bikora yanze kongera kunkopa. ndagira ngo ngoboke rwose nk'umuntu w'inshuti ngurize shahu mwikura imbere kigabo. mfata ariko cyoke ni gute wiyemera utazi niba ufite amafaranga koko urumva atari ubugwari? ibyo bivemo rwose kandi nawe uri umugabo byakubaho. ishwi uko bimbabuze kubizi njya mu bagore. ngaho rero rwose wimbwira menshi nguriza. nguriza iki se? wumva rero nkubwire. ndakumva. ntabwo ubonye bampembye aya mafaranga narayabariye sinayakoraho. narayabariye afishaho Kazimiri ntuntererane shaho ndi umugabo mugenzi wawe. nyine unyumve neza umugabo mugenzi wanjye. ariko napanze kuzayegeranya nkazagurisha n'ihene ubundi nkazagerageza kongera yanzu tubamo dore isigaye tubanana. mubizi ko tumaze amezi 6 twibarutse se urumva ko yamaze kuba ntoya rero. ibyo ndabyumva cyane rwose. ariko shampa ku mafaranga kandi nkubwira ko nayagoye kubera ko nyakeneye. erega tunafite umugambi wo gushaka aho dukodesha undi murimo wo guhinga. mubizi ko nta murimo wacu tugira dukodesha abandi bakatwatira se? ndabizi. iyo gahunda nayo turayifite kandi nyifitanye n'umugore na madama arabizi. kuri nta mafaranga naguha pe naba nishimire kandi urabizi iyo wapanganye ibintu n'umugore nta nubwo wakwiyengeka ngo ugire udufaranga ukuramo. Kazimi ndakwinginze pe ntabara shantu tumensebera aha hantu. ariko se kuki utumva uko wagira kose ntayo naguha urashaka kuyanywera kandi ndabizi kuyanyishura cyoke turaziranye kuyanyishura byazagorana ndabeshya. Kazimi uko ni ubugome? oya ntabwo ari ubugome ariko turakwiziye. ariko di ndibutse iki ntuvuze ko mushaka n'umurima wo gukodesha ngo mujye muhingamo? urafite se? ndangire ubu dufite umwana ko dukeneye amafaranga rero yo kumurera. umva diru rero hari umuntu twahoze tuganira ambwira ko afite umurima kandi wamake akodesha. kagira inkuru wamake? ndabizi wera neza pe. reka ubanza wufumbira cyane. ni make nabyiyumviye abivuga. reka ngaho se shambwira nigiremo. mbonye ahera neza cyane byamfasha n'iyo nzu wenda nkazayisakara nyuma naramaze gusarura. nyine n'umugabo w'inshuti yanjye kera twubakanaga atarakira ngo areke akazi ko kubaka. areke igifundi. ubu rero ngo yagize akabazo kihutirwa. ashaka amafaranga yihuse ngo agakemure nyine urabyumva. yahoze abimbaza rero kuko ngewe ntajya mpingura abizi. ndabizi rwose ntujye gukoza umuhini. reka mubwira ko ntacyo namumarira. ariko we ndumva nahita mbikugiramo neza nyine bingiremo neza nk'inshuti yanjye. reka n'iryo cupa nazarigura ahubwo se kwayo bikora mpembye ari make ndagira ntera mvara kandi nturizi ntiwagurisha ka gahene kawe ubundi ukongeranya amazi mari ntigucike. nkagurisha ihene koko? ihene nyigurishe nyiteze? mvara icyo umutima ushaka amata aguranwa itabi. kandi umenye ko kubera ukuntu hera uhahinze rimwe wasarura unagura inka. ariko ujya umenya kubyaza ifaranga irindi. ariko uzi ko byashoboka di ntabwo mbonye ugira ubwenge cyokere. ngewe nzi ubwenge rega jya untinya. ngaho rero nkorera shahu diru ni kure mu isoni. kure mu isoni wambeshye ngo ugiye kuzana inzoga kumbe wankwepaga. tari ngo zawe ziragushaka. karabaye iki se? Kazimi nyabuna ngoboka nurego arayo kwatisha nayo kunywa njara muri batisimu die. iki se? mpereza vuba sha. ese ni muraryama Jani? oya twari tukigutegereje da uretse ko bebe we yasinziriye. erega abana si nkatwe nta kiba kimuhangayikishije cyatuma atinda kuryama nkatwe. habe yamaze ko nkahita asinzira. none se byagenze bite ko watinze? gihorere wa mugore we umuntu ntabura utwahugiramo amasaha akamufata. dore ahubwo bibe namuzaniye agakweto di. abakira iki kiro urabona azamukwira se? yewe wamuguriye agakweto kandi afite utundi. ubu si umugurira n'utwenda disi iyo asanga ngo yaramurenze ari gukura cyane pe. unyumvira uyu mugore kandi aho kunshimira
utiyugira utya. ndagushimiye pe gusa nyine mbere yo kubikora iyo ubanza ukambwira tukabivugana wari kumugurira utwenda na cyane ko hari agakweto yari afite yari kuba yambara naho imyenda ye niyo yari ikenewe mbere na mbere. aranga ko umuntu igihe yigiriye umutima mwiza wanga kumushima ahubwo ugatangira gutegeka ibyawe. nk'uno amafaranga naziguze isaha yanjye hari ayo nakwatse wajya ushima n'ibyo uhawe. ni ukuri nagushimye Kazimi nta nubwo amafaranga wayanyatse pe ariko byari kuba byiza iyo tubanza tukabiganiraho. ibyo nakoze n'ibyo ngibyo byakira uko nguko urumva. amafaranga ni ayanjye amaze guhembwa monye utwo dukweto kandi kuri make ndavuga ntireka nutahane. ibindi rero sinzi ibyo nshaka washimye ibyo. mugabo mwiza ntundakarire simbikubwiye ngamije kukunenga pe ahubwo nuko mba nshaka ko tuganirira hamwe icyateza imbere umuryango wacu. hanyuma si iyo utanenga wari kubumbwira ngo waguze ngo ibidakenewe ngo wari kugura ibi ngo wari kureka ibi nta soni. ntiwari kumbwira ati ntubona ko wagize neza. ariko nagushimiye Kazimi. ibyo warengejeho rero nibyo ntishimiye. twe tuba ugenda urenzaho nitwo tubi. mwajye mumenya gushima n'ibibonetse. iki yego mani iki mva ahubwo urumva mva nkubwire naribagirwa. ndakumva Kazimiri mugabo wanjye. iriya hene nkuru ntuzayijyana ugiye mu murima. ngaho da urateganya se kuzahirira se kandi numvaga nzayijyana aho nzakora mu murima ka Kawera nkayizirika ikarisha nkayicyura ihaze ntari bukenere kuyahirira. ibibazo byinshi yewe uzakora ibyo nkubwiye nk'umugabo mu rugo ibyo uzabimenya nyuma. twubakane ngayo ngubu igice cya mbere cy'ikinamico twubakane kirarangiye. uyu munsi twumvise Kazimiri n'umugore we Janine. Kazimiri afashe umwanzuro ukomeye wo kugurisha ihene ye. ese wowe urabona wari umwanzuro ukwiye cyangwa se yagombaga kubanza kubiganiraho na Janine? biragaragara ko muri hano na Kawera bamerewe neza nyuma yo kwitabira amahugurwa y'abashakanye. mwumvise ukuntu muri hano ari umufasha mwiza ukunda wumva wiga kandi akanayobora mu buryo bwiza abagize umuryango we kugira ngo buri wese mu rugo yumve ko yubashywe kandi afite agaciro. none se mwumvise imute imyitwarire ya cyokere mutekereza ko bizagenda bite mu nkuru yacu ikurikira? nyuma yo kumva imyitwarire y'aba bantu batandukanye se wowe wakwifuza kuba umufasha umeze ute? wakwitwara ute mu rugo? wumvise ute imyitwarire ya Kazimiri? ese n'iki wamusaba guhindura mu myitwarire ye? kubera iki? twandikire ku rubuga rwacu rwa Facebook RC Musanze uduhamagare kuri 0784 400 477 cyangwa se wohereze ubutumwa bwawe kuri telefone nimero 0788 46 63 72. ikinamico twubakane muyumva kuri radiyo Musanze ivugira ku murongo wa 98 n'ibice 4 kuwa gatanu saa 2 z'umugoroba. mukayikurikira ku cyumweru kuva saa 2 z'umugoroba ndetse no kuwa mbere saa 12:40 z'umugoroba. mu gihe rero mwakenera ubufasha ku bijyanye n'ihohoterwa mwahamagara muri Isange One Stop Center kuri nimero itishyurwa 3029. niba wowe cyangwa umuntu uzi yahuye n'ihohoterwa n'ivangura rishingiye ku gitsina uhamagara kuri 3029. mwanahamagara kandi nimero 3512 mukiyambaza urwego rw'ubugenzacyaha RIB mugatanga ikirego ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina. muri RIB tubibutse ko ari nimero 3512. none kandi mugira amakenga y'ibyo mutwandikira kuko hari igihe ubutumwa mwatwoherereje bushobora gusomwa n'abandi bantu cyane cyane niba mufatanyije telefone. n'iki cyabakoze ku mutima muri iyi kinamico nimutwandikire rero cyangwa se muduhamagare maze dukomeze kujya tuganira. murakoze gutega amatwi ikinamico twubakane mugezweho n'umuryango rwa Murek ku bufatanye na Nova mukayitegurirwa n'Urunana Development Communication. njye nawe twiyubakira umuryango wishimye ufite amahoro ubuzima bwiza ndetse n'iterambere. bashyize hamwe bakwishakira inzira mu bigeragezo bahura nabyo. urukundo no kwizerana bibabera umuyobozi. ejo hazaza heza kuri twese. twubakane wowe nanjye reka twubake umuryango wishimye ufite amahoro ubuzima bwiza ndetse n'iterambere. kubakira mu muryango mwiza birashoboka.